ese wari uzi ko bino bintu mugenda muramansa hano hanze mufatafata ngo ni imico ngo mwaje mu kizungu uzi ko bizadukoraho nimba ubu nyine umwana w'umukobwa se uko asigaye muhamagara ngo runaka we akamubwira kuba batosangira kandi bakaba bafite n'ibitanda bitandukanye urumva ni umuco wa ruguru ariko no mu mujyi igitanda ni kimwe isaha n'irute ziba zibiri. Murakaza neza abakurikiranye televiziyo zacu cyangwa se channel zacu. Aha ni ku Rubunga TV, ku Nsobeko TV no ku Ijwi ry'Umurenge TV. Babandi bahora bazanira ibiganiro byiza byubaka bijanye n'igihe kandi bizira ku gihe. Murakaza neza ndi kumwe n'umuvandimwe wanje hano evangeliste cyangwa se journaliste Karegeya. Niwe turi kumwe hano, hanyuma turi kumwe na CEO wa Urubunga TV kuri microphone. Yego murakoze. Icubahiro Alex mvuna abantu kibisanzwe. Yego. Twakiriye evangeliste wafata mikoroga nawe ukaturamutsa twatukureba. Murakoze cyane. Naje ndabakiriye Dr Mugisha nk'umuntu tujya dukorana ibiganiro bya buri munsi, nanjye ndakwakiriye cyane. Ndetse na Nurunga TV ni nawe uri kuri kamera, ni n'umuntu ubikora neza cyane rwose. Nanone reka twongera tubwira abantu ngo bakore subscribe ku Nsobeko TV. Harya waratubwiye ngo Insobeko harya ngo isobeka abantu bafite amacakubiri bafite ngabo isobeka ibintu bibiri bigomba cyangwa se bitatu cyangwa byinshi bigomba kuba normal mabira ahantu hamwe ariko bikaba bifite standards yo gutandukana cyangwa se gutatana. Isobeka ibitatanye kabyega igasubira igasobeka ibintu bibiri cyangwa byinshi bishobora guteza amahane wenda cyangwa bikaba umwe na rimwe bya muyandi magambo nakagozi ko guhuza abadahuye, umugozi wo guhuza ibidahuye n'abantu nyine n'umugose aba bantu aba n'ibindi. Urabona kiyo twasobekaga inka barugira ngo itagutera umugeri urimo gukama batangira gukama inka kubita umugeri inkongoro ukayibona nkiri niko byagendaga n'amata ntiyamenyaga ari hasi bafite kuyabogora cyangwa se kuyamena. Iyo twasobekaga twageraga ngo turebe kuko tugira umutekano wo gukama kandi habe nari amaguru y'inka suku inka iba yanze gukama ya cyangwa gukama ariko nugira ngo wowe ugira umutekano no kutayizeranye kutayizera wamo wizera 100% ko no Insobeko nayo uburyo twayifunguyemo wenda si ku mpamvu z'inka kuko nanga tuye dusobeka hano n'umugozi wo gusobeka ubumwe bw'abakongomani na East Africa muri rusange kuri televiziyo ya East Africa. Ahanga nta murundi nta munyarwanda nta mukongomani nta munyakenya aho hose ni mu rugo. Yego murakoze. None twitega iki kuri televiziyo yacu y'Insobeko? Twitega ibihe biganiro, dutegereze ibihe biganiro byiza. Urabona abantu ubu ngubu abantu basi nimba ari ya minsi imperuka banyintu bavuze baravuga ngo igihe cy'imperuka ngo abantu ngo bazabumva nabi ngo abantu bo mugoroba ngo baragoye. Kurabona uzi ko nyine umuntu asigaye avuga ijambo rito umuntu akaryumva nabi ugasigara wibaza ngo ariko ni rya jambo ryatumye yumva nabi gutya cyangwa hari ibindi harandi makuru yaramfiteho byabaye urwitwazo. None iri jambo si urwitwazo. Kurabona ko ni cyane niki dutegereze iki kugira ngo turebe kuko icyo kintu kigomba ku Nsobeko n'ukugorora bigoramye. Ku Nsobeko nta gusebanya ariko kandi nta kureba ikibi gitambuka ngo tureke kugicaha nta kurebera niko bavuga nta kurebera. Ikibi kigomba kwamaganwa n'umuzi wacu ukava mu bantu tukareba kuko societe yacu cyane y'abanyamurenge Kristo turaba Kristo abanyamurenge ndire ngo hafi 99 n'ibice 9 kwijana turaba ubu Kristo n'uwizera Yesu umwami n'umukiza kandi majorité bo wasohotse wenda ntaragera na impulse
ariko umunyamurenge wese yizera ko yaba abo mwitangwa n'abavuguvugu jewe ibyo ntemera umuntu wese wizera Yesu umwami n'umukiza ubona umukristo kuko n'umuntu ntabwo ari we wemera ko niko bibiriya aho ya abaca imanza ubona niyo tugiye gushingura cyane abanyamurenge hari abantu usanga ngo pastor ngo ntibamushingura ngo twari tumufite abandi ngo yanywa inzoga abandi ngo yari hanze y'ikanisa abandi ngo yashatse ngo abagore babiri no urya muntu wese utaravuga ngo sinemera Yesu nk'umwami n'umukiza donc urya muntu utarapinga Yesu nk'umwami n'umukiza bakaba muzi ko hamya Yesu nk'umwami n'umukiza kurya n'umukristo seto ese ko baba basigana gushingura umubiri nyiri umubiri yagiye ngaho nawe uriya mubiri ubundi ntawahuriye n'urya muntu wagiye igitaka ko basiganye gushingura igitaka nyiraco yagiye ari nawe usanga bahaye bahamye umuntu ikibiri yanje wese nabyemera murahamye umuntu Imana ntihari simufite bavuga ko umuntu yari yarakijijwe yemereye Yesu umwami n'umukiza iby'imirimo mubona niyo mutabona ubundi imirimo umuntu yakoreye muri Kristo Yesu niyo mirimo azagororerwa kandi kumenya umurimo umuntu yakoreye muri Kristo Yesu biragoye ahubwo nje ikibazo nzanibaza kweri kidufata umwanya munini cyane tuvuga umuntu wagiye ariko dufata umwanya wo kuvuga umuntu ukiriho nawe yumva ibyo tumuvuga tumushima hari umuvandimwe umwe yigeze kutubwira muri foye twicaye atubwira ngo njewe ibintu byo gutegereza ngo muzaje kumvuga narapfuye ntanumva ibyo sinobyemera ahubwo mureke njyana munsi y'intebe za ntebe tweza twita ngo nije commence la vie zagiraga ahantu ho gushira amabase munsi n'ibirato mugaseseka munsi kubera impamvu z'ubunini bw'inzu none atubwira ati njewe nje munsi nimumara munsi nkaho ntariho mumvuge maze turamuvuga mu by'ukuri twatuvuga ubwo kuntu twatuvuga ibigo umuntu akiriho hari ukuvuga umuntu hakaba no gufasha umuntu ubu nyine mpfuye mwotanga amafaranga ateye ubwoba ariko ubu nyine babwete yemwe mumpe ku ifaranga ndakenye nkabatakira nkiriho ngo hari ubukene mugakora imibare niyo bose nyine bizasaba ko abantu bagenda babivuga kugira ngo abantu babyumve ariko burya ni koribyo si amafaranga ugenda ugaha umuntu ngo nagufashe serivisi mu buryo wenda itari yemewe n'amategeko ariko iyo mufasha umuntu wapfuye kuruta umuntu ukiriho iriya ni koribyo ndaguha urugero rw'indi koribyo yo hano mu Banyamurenge sindwanya ibiterane sindwanya na gahunda zose zikunze kubaho cyane cyane iz'abayumbe n'ibindi ariko hari gusanga umuntu afinanshije nk'igikorwa c'abayumbe yegeze mikoro buke igikorwa umuntu agasanga akoze financement y'igikorwa cyane cyane c'abayumbe kusiga bone igiterane hari bakaba yotanga n'ibihumbi 2 by'idolari mwene se uri nko mu Burundi cyangwa muri Kongo cyangwa hano ya Mutakirati abana babikanye ku ishuri akazamarahira ngo nta mafaranga abye iyo ni koribyo igiterane se hariya nta giterane kuruta kwigisha umwana umuvandimwe wawe biyawo bikora yego ni byiza cyane ariko ukizi kuko watanze amafaranga wenda y'igiterane cyangwa ikindi gikorwa wenda kigamije gusa kugira ngo ushimishe abantu ariko hari ibyangombwa bikenewe nk'ibyo by'ishuri ry'abana cyangwa se umuvandimwe amukingiye inzu ugahakana ugasemba ngo nta rufaranga ufite amafaranga wayashize mu bintu wenda ushaka kugira ngo wigwirizeho isifa ibyubahiro n'ibindi umenye kuko ari koribyo koribyo kuba direct cyangwa indirect cyangwa inyito za koribyo ni nyinshi nuko naho wapfuye aba yigendeye habe no guhamya umuntu buriya utakiriho ni koribyo itanafite n'umumaro baba ntekereza naho kugira ngo abandi bakore basigaye ngira ngo ni biba bigenewe abasi urabona ko mu rupfu hariya tuba dufite ama emotion menshi tuba turira bakadufatiranya ati runaka agaza akora gutya biriya nibyo kubwirizwa turi mu makanisa abakristo bakuze tukabimenya niba cacu tukagitanga isadaka tukayitanga ariko kugira ngo bazaje kubivugira hariya cyangwa ngo twageye ngo yagiye kwigupfa ngo araza ngo arampamagara ngo ariro twavuganye ngo tuvugira hano yaje umuntu agira na communication n'Imana yiwe mbere yuko apfa uvuza akantu kunze kumva abantu benshi bagenda bagarukaho bakavuga ngo ngise yapfuye ngo yavuze kurya umuntu ufa iyo bashaka nko kwezi bo bari basanzwe bita ko ari umupagani hano hanze bazamvuga ngo yegeze ku munota wa nyuma ngahamagara pasteri ngo aritunganye Bibiliya yo ivuga ko umuntu wizeye Yesu Kristo niko Yesu yavuze ngo unyizera wese no gupfa ntazapfa umuntu wizera Yesu ntaba yarapfa no uriya muntu abariho
ni ukuvuga ngo unyizera wese no gupfa ntazapfa umukristo gusa ni ugutandukana n'umubiri ariko abariho kandi urya mushimagiza n'uriya wagiye hariya kandi umukota neza superviseur wiwe imirimo yiwe n'ibiki mwarimu ubuzima bwiwe se cyangwa se n'uriya bayasanze hariya abazi neza ko kwaje imirimo ye n'Imana ibiyizi cyane ahubwo wenda twakwita kubwiriza abantu bagakizwa bakamenya Yesu hari nibyo bita purgatoire uri mu katolike nanje mfite uno umuryango wanje ni katolike purgatoire ugasanga umuntu arapfuye ngo wenda masengesho bamusabira arapfuye ashobora kumukura iriya yaragiye agasubira akimurwa Bibiliya ntacu bivugaho reka tambuke ariko mu by'ukuri kora ibisho ni nyinshi yego ngira ngo wenda dukomeze ikiganiro cacu nkuko evangeliste yarayivuze ati Insubeko TV izagenda ituzanira iki cyangwa itugeza kuki ngira ngo nimwe mu ntego y'ibi binyamakuru ko ari bitatu tuzagenda dusa n'abagorora nyine ibintu byose bigiye bisa icyataye umurongo cyose tuzakikubanura CEO hari gihe wenda nigeze ku mwana ariko Paul aravuze ngo nkiri umwana navuga nk'abana ntaje ndi umugabo wa utandinga muri 40 cyangwa se wenda ndi bugufi bwayo around 40 ntabwo rero wenda ngize amahirwe nobona kindi sigaye ngiyo ngiyo ntabwo rero imyaka mbona afite ubunyine ushobora gutekereza ko ari by'ubwana so ntagusapotinga ama mistake cyangwa se ngo ya publier ushake kukigira ikintu kica bo nta hano nda tolerance ya mafuti tuzavuga ibintu vuba akaba abikurikira cyangwa abitegera ibafashe aho ababona kuko bitari ibyabo baje mu byabo iciza nuko tumaze kubona feedback z'ibiganiro tumaze gukora byose abantu bakomeza kubishima kandi ndabizera ko tuzakomezanye nabo hari n'abakuze n'abasaza batandika batabasha kwandika ariko hari ijambo Apostle yavuze ubushize Apostle Christophe hagira indi rirangiye n'umushumba wanje nkunda kandi nemera Sebagabo Christophe buriya mu itangazamakuru ivuze izina rimwe arukuntu utaba uvuze umuntu nyawe aravuga ati nje kuva nashaka ati kandi nshakitse maze iminsi nshatse ati kandi nshaka ino mu mujyi sinza nsangira n'umugore wanje abantu benshi bagenda babivuga gutandukanye bamwe ati rwose ibintu n'upagane abandi ati ibintu rwose no gufinagaza mugane w'abarundi umugore ibintu nk'ibyo ndagira ngo wenda tuza kubigarukaho turebere hamwe eske gusangira umugore usangira n'umugore amusori gusangira n'umugore gusangira n'umugore eske ni bibi sero n'abanyamurenge de Kristo turwa umujyi turimo icyo nshaka ko tugarukaho izo ni hypothèse zitatubwira hari umuco wo Kristo mu mujyi uko yabivuze Christophe Apotre usubiye muri kahise yacu y'abanyamurenge n'umuco wacu afite rezo kuri hari n'abasaza bamushimye aho ngaho ni mu kinyamurenge kijya cakera buriya mu muco wacu harimo imico yose yo kwisi icakera ubuvuze abantu bataraje imahanga cyane imahanga si nawo cyane cakera uno muco wa civilisation ya west y'abazungu taraza uzi ko nsubi inyuma gato y'abazungu basanze abanyamurenge bataza barya kera bitwaga abatutsi Rwanda cyangwa se abanyarwanda cyangwa uko babitaga kose izina ry'abanyamurenge ryari taraza ariko basanze bataza barya kurya unyine arobwo kwira atari baranywaga bakanywa inzoga bakanywa n'amata amata yabura bakanywa amaraso barezaga inka bakariza ya maraso yo mu mitsi y'inka niko bari babayeho bakera noneho hari abantu bambara inka by'abamasayi ibintu nka biri ubona nyine byose by'abamasayi n'abasamburu hano ni wari umuco wacu noneho banga kurya abazungu nibo babazaniye imbuto zo guhinga abamisiyoneri n'abana b'abakoroni baravuga batanga metero baravuga ngo umuntu nadahinga byibuze metero 5
cyangwa se eshatu zitatu niko navuga wenda mu Kinyamurenge baravuga tutazihinga baramufungaga bagira ngo babaye introduire kuzo kurya ariko mu by'ukuri nubwo abazungu bazanye uzo kurya harabo bakibagaye ngo abazungu icyo kintu ni kibisa ubu nyine bagabo uzo kurya ko ari pi sibyo bitugize aho ikibazo no kubibura ikibazo no kubibura titwogaye umukoroni ko yazanye uzo kurya ahubwo turamushimiye nuko atumva noneho oya Google yarabyoroheje ndabizi barategera nuko noneho uwo muco wo kurya uburaje harabo bahaga ubugari n'imboga ngo bakabanza ubugari mu mbere y'imboga urabona ko tubanza tukabanza imboga ubugari tukabu cyangwa tubanza imboga normalement ubugari bugakurikira imboga harya mu kurya niko bigenda cyangwa babanza imboga ibo babanza umutsima navyo bagenda kandi aheruka kurya pi utabimenya bakora umwana mu kiraro musare w'umunyamurenge akaba mu kiraro iyo ngiyo kiraro kandi nkariyo ryari ishuri abakamuzana maze nk'imyaka nka 20 cyangwa 10 biriya mu nka akaza agasanga barahinze byo kurya agasanga umutsima imuhira n'imboga babimumuhereza akareba umugara akabona ni bunini akaba ari bwahera agafata ubugari akaza urya imboga atoya baratubwiye ngo banza kino kuri kizikiti nuko noneho Christophe apotre muri biriya bihe bya kera n'umuco wa Kinyamurenge kandi imico yose ntabwo ari myiza igira ibyiza n'ibibi uwo vuga ngo umuco wiwe ni mwiza kuruta w'abandi ni extremiste niko bamwita mu kizungu wabari mu extremiste ukunze ibyawe ukabona byose ko ari byiza de urume mu extremiste ntabwo byawe byose ushaka n'imico yose ntiba myiza cyane ahubwo abantu bagenda bareba ibyiza bakabikuramo ibibi bagashira ku ruhande nuko bagakopya ibyiza bagakopya babita mimetisme culturelle muri sociologie photocopie culturelle noneho ugafataga noneho ya mico ije ukayikompara n'iyawe ukareba ibyo ukuramo noneho rero umuco wo kudasangira n'abagore mu gihe cyakera bagikubita abagore bakibakurura imisatsi barabasigaye karya kantu urabona zijyanzu zageraga kantu kurira mu mbere abaga gakinga akaba nakandi kayira kajaga uca amashiga inyuma kajya ngo karaka abagore ngo batarenga abagabo ibintu nk'ibyo biriya bintu byari byo gusa no kudevaloriza abagore n'ibikibira ntibyari byiza umuzungu rero aje none se ni byiza ko umugore arenga umugabo yabyutse tiyobyuka tiyobyuka umugore atambuka nimba sinziriye gute iyo murenga se ndiyokora nko yarakuze yararangije kera bavuga ngo uyu muntu amurenze ntakura ngo uyu muntu akurenze ntukura umugabo ko yakuze yahejeje bamurenza asinziriye ataza amakuru ariko nkeka ko ari mu rwego nyine rwo kubaha kandi mu rwego rwo kubaha ariko nawe umva wubasha umugore arakubasha ukeneye ko akubaha wowe ntumwubashe umukora inzira munsi y'urusenge Bibiri ivuga gute banza utegeye kuri devye Bibiri kubaha sikuri kubaha Bibiri ivuga ngo umugabo akunda umugore we umugore yubaha umugabo c'est tout kubaha haba hari mu rukundo ese umuntu ukunda wo muhinzira yiwe akazaca munsi y'urusenge hariya mu mwosa ngo niyo nzira kugira ngo watagutambuka kubaha nukubaha naje kakubaha uyu mugabo niba aryamye umugore yavuze ati sherisi ntasheri yabagaho kera umugore yewe sinkurenga byuka tambuke ariko hari n'ubundi buryo washoboraga wenda kuba watambuka ariko karya kagera kaca karya munsi y'urusenge kaja mu mashiga hirya kara kabagore ariko koridoro ni nziza kuko si koridoro abagore baba bafite movement nyinshi tiyoza gumanga baca gucyo abagore izo movement mugomba kuzisangira normalement izo mu gikoni wenda zose mugomba kubisangira ivyo ni ivyinuzanya ariko iwacu nibiko hakundi navuzega ngo hari ibyo tuzatureba byiza tubikuremo ibibi tubikuremo dusigare byiza mu mico yose umuco umushumba yavuze rero mu gihe cyakera byari sawa ariko mu gihe cya none categorique mafo absolument faux hariya ntarezo ijambo rya mbere ni apotre mu byakera navuze ngo yari sawa mico y'abakera ariko kuri none ari faux impamvu ari faux ni bishop si umuco w'ikinyamurenge izina bishop twari turizi ni apostle ni apotre n'injo kimwe byose ndagira aho kurapunguza na matitire ga religieux simbitinda na ubundi ni pasteur ni global ni yabo bose noneho rero
ayo yose ni amazina y'amadini. uyu rero ni umukuru w'idini, bishop ni umukuru w'idini. Ubushize twatuvuga kuko James ariwe wari apotre wa mbere w'ikanisa rya mbere Yakobo umuvandimwe wa Yesu. Neza iriya titire Yakobo yari afite niyo Christophe afite, birangana. Nuko noneho igi Kristo nico cazanye ko no gushingiranwa kugezweho, nico cazanye umuco cyangwa se valere zo kuvuga ngo umugore agira uburenganzira bwo kubaho k'umugabo cyangwa se uburinganire n'ubwuzuzanye. Igi Kristo nico cazanye agagaciro umugore ubona afite none. Kera ndibanigaga kandi abazungu tibavuze ngo wiga abahungu, barabahamagaraga bose abakera bakavuga ati no mukobwa ntaje kwiga, umukobwa ninka. Urumva tugendaga tubyakira buhoro usanga n'umwana w'umukobwa agomba kwiga. Urumva rero iyo nka apotre ubu nyine ahagarariye umuco wa civilisation ya West yo mu bazungu, kuko ni kanisa ni umuco w'abazungu, si ryacu, si umuco wacu. Kuri hari Christophe ni umuzungu 100% muri imani. Kuko ibyo avuga nibyo asoma nibyo ni from zatutse mu bazungu, byose nibyo abazungu. None se ni gutashaka kuba inusu umuzungu inusu umuntu wa kera ntibjakunda. Na Bibiliya banga muhinduke mugize imitima misha. Niko Bibiliya igitabo cy'abazungu kivuga, niko bazavuga igitabo cy'abazungu nibo bakizanyega, ni nabacanditse hoye cyanditswe n'abayuda. Abayuda ajya abazungu atandukanye. Iyo bavuga umuzungu suruhu, iyo bavuga umuzungu ni umwera. Umuyuda uriho ubu nyine kuri none umurebye urabona yera, ariko ni za intermariage no gushakana nuko abatwita abazungu abayahudi kuri none igice kinini ni ishavuye Buraya. Amateka avuga kuko abayuda bahunze kiriya gihugu cabo gusa imyaka 70 n'imyaka nka 30 na Yesu apfuye, nibwo abaroma babirukanye. Abasigaye bagaragaza kurwana na Empire Roma muri 135 batsindwa nabi, kandi urabona Roma niyo yari yoboye n'ikisi yose. Abayuda rero kuvicogeye kuva mu mwaka wa 135 kugeze ejo bundi mu 1948, ubwo hari imyaka 1890. Umuyuda nta adresse yari afite, ariko ibi byanditswe ni ibyabo. Ukubona basa none nuko babaye mu Burayi kirekire akari gaciyeho. Abayuda si abazungu, bashakanye n'abazungu, kimwe nuko hari abafarasha b'abano za Ethiopia n'abandi benshi bazi. Bishobora gusanga nawe uri umuyuda. Waruvuze ati icyambere nuko ari umushumba. Kuba umushumba bimwemera ko yasangira n'umugore, ahubwo adasangiye n'umugore nico kibazo. Ni ukuvuga ngo ubu nyine niba atarasangira n'umugore turamusaba mu mbabazi za Yesu Kristo agende basangira nimugoroba basangira. Ahubwo ko yavuze ngo cyangwa afata Bibiliya ayishire ku ruhande abivemo, kuko ibyo yizera n'ababizanye ntibashira umugore ku ruhande. Oya, taho Bibiliya ivuga ngo Bibiliya ku mugore turasoma Abakorinto n'Abaroma n'ibiki aho nta ikintu cyo guheza umugore no gusangira nta bivuga cyane, ariko iyo mwubahanye n'umuntu ugomba gusangira, iyo mukundana n'umuntu ugomba gusangira. Bagendaga bashiramo ibirungo, bazana amakwe ayobona nayo ntari muri Bibiliya, ariko ni ibintu batekereje babona ko ari umuco mwiza kandi natwe twarawufashe si uwacu. Tuzobona ko nabonye Gasita bivuga ngo we yatangiye gusangira n'umugore we mu bukwe. Ese aposto ko yavuze ngo yashingiriwe ino yakoze ubukwe. Ese nyine ubundi batamikanye mu bukwe. Ashobora kuba yarabuze ashaka gushimisha abasaza bakera, ariko bazabikora. Oya, tuzobona ko nabiriza ngo imfura zake, imfura zizo mu isi z'Imana yishimye. Iwe naje mu murongo wa Kristo asangire n'umugore wiwe. Reka bwana turara hypothèse gayo wari wavuze ngo umuco wa kera. Nange tuke kuri iyo nimba Karega yari cyo yongeraho tubone kusha kuri hypothèse yindi wari tukwemeje ko ya mbere uvuze zibiri. Okay, duraza ko iyo yindi takibazo. Nkawe nko yego umunyamakuru ariko nanone umu evangeliste wakoze ubukubana n'umugore wawe, sero n'ubumenyi ufite, sero n'amakuru ufite, urabona ari ya jambo aposto yavuze
kandi yarabivuze neza abantu sinzi impamvu wenda mutaryumva yaravuze ngo kuba nje ntabikora tivuze ko mbigaya sinica kuba bikora ariko ni jewe noneho nanje kurwanje ruhande ilarezo ibyo yavuze afite ishingiro utese kuri iyo mpamvu ubona gukizwa ubukristo n'umuco ni ibintu bisa cyangwa se ni ibintu bigomba kuzuzanya yes biruzuzanya 100% kandi ni ukuvuga ngo ntiwoja ngubwo wakijijwe nguta umuco iyo utaye umuco na bwa bukristo burakunaniza cyangwa se burakunanira nimuvuga ngo tugende twiga duta umuco wacu tugende twiga umuco w'abanyamahanga ngubwo twakijijwe ngubwo turi ba evangeliste na ba pasteur na bande nabo no bukristo ntabwo tuzabukora neza tese gute urugero imico yawo bazungu mwavuze sibo batuzaniye ubutumwa bwiza ariko uzarebe imico yabo dushingire wenda ku bintu tujanye wenda n'imyambarire yabo umusanga mu iteraniro tuzubona ukuntu bazabambara tonke bo ntaco babwiye kubera iki kubera umuco wabo yikubitira kabutura akaja kubwiriza hari nuza kubwiriza afite agakawa aho ngaho okay cyo wenda sico ngiye gutindamo ariko noneho mbwira ngo tugiye ngubwo imico yacu donc imico yacu yakera tuyisige kubera ko twakijijwe ngo dufate imico y'abazungu kubera ko ari bo nubundi batuzaniye ubutumwa tuzoba tugiye kwica ubukristo buzotunanira bishatse kuvuga ngo umuco uriya muco wacu waruzi ko dufite abagabo benshi kubera umuco ari abakristo kubera umuco inzira y'igikristo nyirizina yarabananiye bazabagira ngo bagerageze bakananirwa ni kwa kundi wa mugabo yavuze ngo burigenza nifuza gukora ibyiza ngo ariko ibibi ngo bikanyitambika imbere ariko kubera umuco we wacu uzi ko umugabo we wacu kubera umuco hari ibyo yagendaga adakora kandi atakijijwe ariko kubera umuco rero dogiteri ibyo apotere yavuze bifite ishingiro tese kubera iki ese wari uzi ko bino bintu mugenda muramansa hano hanze mufata ngo ni imico ngo mwaje mu kizungu uzi ko bizadukoraho nimba ubu nyine umwana w'umukobwa sebuko asigaye muhamagara ngo runaka we akamubwira ngo vuga ndumva mze bavuga ndumva ibyo deja ni wa mushasha nimba umukazana ashobora kuba yakwicara imbere ya sebukwe okay ibyo gusangira n'ibindi wari uzi ko n'ubundi kubera kugenda duta umuco ariyo mpamvu ugenda usanga ariko uzi ngo kuvuga ngo umuntu w'umugabo ngo adafashe umugore ako kantu nimba kagarura nka buryo bazavuga muri parliament ngo izidro kwicara imbere ya sebukwe ngo kuvuga gute narishatse kuvuga wenda no kwicara imbere ya sebukwe barimo bafungura kera ntibzabagaho ariko nza kwigarura kubera ko impamvu wenda z'imiturire dutuyemo hino ariko nabwo ntibakagombye kwica umuco tubaye dutuye ahantu heza kandi wawugaye ibyo twatoraguye hino ibintu byinshi twatoraguye hino byinshi bidusenyera umuco bizotunaniza no mu bukirisitu urumva bizotunaniza ibyo narimvuze rero bino rero by'ikizungu cinshi gusangira n'umugore kugira gute kugira uzi ko ari n'umugabo usigaye uza agafata umugore akamujana muri hoteli y'inyenyeri 5 bakajya ukuguru kw'ihene abana bari mu nzu babasigaye 500 ngo bagure sukuma reka nje nkubaze evangeliste ugifite mikoro mbere yo kwiheza docteur iwacu ruguru majorité y'abagabo ba ruguru bagiraga ibyumba bibiri mu nzu umugabo akaba afite iciwe n'umugore akaba afite iciwe ngira ngo nuko kuba batosangira kandi bakaba bafite n'ibitanda bitandukanye urumva ni umuco wa ruguru ariko no mu mujyi igitanda ni kimwe isahani n'uteze ibibazo bibiri isahani kuba zibiri none se kuba ruguru baragiraga isahani zibiri n'ibitanda bibiri
byatumaga batabana nk'umugabo n'umugore, byatumaga batatubyara ngo babyare bamugisha Joshua n'abandi. inzira byocamwo zose Okay, bishatse kuvuga ngo sibyo ntaho bihuriye. Birashoboka ko isahani zoba zibiri kitanda ikaba kimwe, tutacuzishe urumva. Ariko rero donc isahani nigoye. Okay, uwayishoboye wawe undi yaravuze ngo kubera inda yawe yakugoye nguze ufata urumva. Bishatse kuvuga ngo iki, utabishoboye uwo byananiye uwumva ko atorya adasangiye n'umugore. Twatuvuze selo wewe uko wewe uzumva selo n'umuco wacu ushingiye kuco apose yavuze, ishingiye uremezanya nawe icyo yavuze, ndemezanya nawe. Abagabo bagende bareke gusangira n'abagore babo. Oya, reka kushakamo ijambo rivuga ngo umbwire abagabo ngo bashwane n'abagore babo ngo sugushwane. Navuze ngo ababishoboye abumva ko mu muco wacu ntacu byishe, abumva ko ntacu byishe, abumva ko ntacu byishe. Abagore ko baratwumva harimo n'uwawe ubaje nawe arimo, ariko ndetse n'uwamugisha arimo urumva, n'uwamugisha arimo. Rero mu by'ukuri mureke tuba abapasiteri, tube n'abavuga butumwa n'abandi, tunakizwe dukurikira inzira y'umusaraba, ariko n'umuco wacu ni mwiza tuwukomeze. Donc wowe icyo wakuyemo, tanga mikoro ntakibazo yigumana. Donc wowe icyo wakuyemo nuko yazirikanye umuco, yazirikanye umuco kandi yabivuze nkawe. Harazananiye babikora, hari n'abandi. Ese ubundi wagize ngo niki ngubwo ari wowe wagize amahirwe kuja kuri kamera akabivuga. Uyu muhanda turimo uyu muhanda turimo wagize ngo turimo abasaza benshi bataza basangira n'abagore. Aho n'abasaza nyine. Wagize ngo turimo abagabo bakiri bato. Umujene washakiye mu mujyi. Wowe usangira n'umugore? Inde wewe cyane cyane nuko atari hano ganga bihamye no bambeshe sinzi. Muzehe wawe wigeze ubona basangira? Ngabazo bidukurikiye nawe twumve. Pera docteur. Noneho abantu basangira n'abagore turabasuhuje, abadasangira n'abagore nabo turabasuhuje. Abantu bazumva gutandukanye, ariko mu by'ukuri kuko yaravuze hari ikintu ntumvikanaho nawe ukeya. Ubu Kristo ufite indangagaciro zenda gusa n'umuco, ariko umuntu utarakizwa utarakira Yesu umwami n'umukiza naho yo bafite ingeso nziza gute izi tubona hano hanze, umuntu ntabakijijwe ataravuga ngo ndapfukamye ndayamanitse Kristo ndananiwe. Donc ashobora kuba atiba atagira gute byose abishoboye, ariko ataravuga ijambo gusa ngo natuye n'akanwa kanje n'umutima wanje ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Akaba afite imico cyangwa se ibikorwa byiza mu muco wacu. Umuntu usa umukristo n'umupagani taremera wenda ni imfura gusa nyine ni imfura gusa, kandi biri bamufura zo mu isi z'Imana yishimira. Imana yishimira abantu gusibona muri Kristo umwana wayo. Kandi buri umukristo ni umuntu watsinzwe kugira ngo atsindishirizwe. Byo turabitambutse. Ubu Kristo rero ntibwari butandukanye nibyo bavuze ngo kizungu. Kizungu gacamye kiza gikurikiranye no Kristo. Iyo yari hipoteze ya gatatu. Iki kizungu kiriho naco ntaho kivuga kuko umugabo agomba kudasangira n'umugore. Donc kirasa n'igi Kristo. N'ubundi kizungu cabyawe n'ubu Kristo. Nuko noneho ibijanye no kuvuga ngo gusangira n'umugore kuri jewe nsangira n'umugore. Wenda nakuze data mbona adasangira n'umugore. Hano uretse ko wenda bazabara, ariko nta ruguru ndabizi ko benshi ubunyene tuvuga badasangira n'abagore ruguru. Ariko nk'abantu b'abajene bari ruguru badukurikirana mwoka byarama hagenda basangira nabi mugende musangire n'abagore banyu. Umugore ubwo nugira ngo turebe ko dukomeza kumuha agaciro cyane, kandi nawe yumve ko ari umuntu, kandi nako ntaco tumurusha. Niko saba dukora akazi karuta kabose muri uru rugo turimo rwawe cyangwa se rwanje muri foyer zacu. Contribution y'umugore acari hejuru kurya umugabo, naho wowe uje gukora amafaranga ukayazana ugashira umugati ku meza, ariko ibyo umugore akora still biracari hejuru y'ibyawe. Wowe ndiwo bishobora ibikorwa by'amaboko no kurera abana. Habe n'uru rurimo umwana avuga arakura kuri nyina niwe babanaga. Nuko rero nuza gusoza ku kantu uze kutubwira ati se gusangira n'umugore bifashike.
cyangwa se kudasangira nawe bibangamiki gatoya gusa ku mushumba uko waruvuze ngo ako gasorezeho kwawe ntibagirwe ndagasorezaho. Christophe yari ntavuga nkawe kuri iriya ni figure publique umuntu ni mwarimu avuga nka Calvary, avuga nka Calvary ku isi yose, agasubira akavuga nka ubundi ukiristo bwiza, umukristo wese yuba mushumba aho yo bavuye hose muri zebi yari yose. Buriya Christophe nubwo nje batanyoboye umushumba wanje nibwo bukristo. Umuntu wese wasizwe amavuta agasengerwa agahagarara itorero ni pasiteri w'umukristo wese ku isi yose. Antambara z'amadini zo twarazirenze, umukristo ntagira intambara iri iwe rero hariya, kandi ntahagarare abanyamurenge gusa, si bishop w'abanyamurenge gusa, bose ku isi yose n'abazungu barimo n'abashinwa n'abandi bose. Ubu rero se umuzungu namusura agasanga umugore ko ararira ukwiwe nawo kwiwe, aho kabisa azaba kwaje wa muzungu, habe n'ubutumwa bwiza umuzungu yaje kuvuga. Azovuga ati uyu muntu dusange Imana wenda cyangwa se ubukristo, hazavuga ati afite ikindi kintu, kuko muri Kristo ni urukundo no kubaha umugore. Umuntu wubaha ntugomba kumukunda kudasangira se nawe, bivuze kera kuko hari ukumunena kurimo, nukunena ubundi udasangiye n'umugore gatuvuge cyane uwaye umunena. Hari abo bibona ukunda ariko mu by'ukuri harimo kunena kurimo. Kera urabona habaga n'ikibanza c'umugabo mu gitanda, urabizi umugabo arara hirya tegamiye igikuta ngo umugore ntagomba kumushaganya agiye kuvyuka, umugore ntagomba kumurenga agiye kuvyuka. Ubu ngubu umugabo ashobora kurara imbere, ubundi ibitandaga by'ubunyine sivyo by'iwacu, ntatandukanira ni imbere n'inyuma, ni rectangle ga n'ubundi ni imbere n'inyuma. Ivyaruguru zabaga byegamiye igikuta, tanzira baga hari amazu matoya adafite inyuma. Okay, urumva? Ariko mu by'ukuri umugabo yaje imbere yaje inyuma byose ni sawa. Ndetse hano mu kizungu agoye no kuja imbere kubera umutekano w'inzegirita y'urugo, agatambamira urugo. Ibyo bintu byose rero n'ugasanga noneho naho ngaho kudasangira hani nitekeza ko umugore ari mu mirembe barahe umwana wawe. N'ubu ngubu hari abagabo batazagura pampers, je ndabizi. Umugore yamutuma pampers y'umwana ngo yamusuzugwe ntanamusuze. Kibasanze ejo bundi mpanzigura kure nari mfitega kuyikubaza je umwana wanje ndako muye hagomba kubikora cyane, habe na nyina arabizi na ninjoro nyavuga ati umwana ntameze neza cyangwa no kuri umuganga oyaye ntaho bihuri umenyereye kuvura n'abagwayi. Je nkunda abana banje aho ntaco ndokora kuri umwana w'umuntu arakomeye. Yeje intambara ndabaciye mu ijambo amakuru yose abari sawa, bigeze mukuru wacu bigeze gupfa mu ntambara nyine akavuyo karabaha canke imisi mikeya, tubimenya nyuma. Wapfuye yigeze gupfa, yarapfuye nyine, higeze kubaho umuntu wacu arapfa, noneho ntiyazutse yarapfuye. Noneho abantu bagiye kuja kumureba nyuma y'ini semere kubera insekti za Kongo, basanga umuntu yarabuze, umuntu azanuka nabi cyane. Yigeze gura ntumbi y'umuntu ndagenga ndumirwa, umuntu azanuka nabi namazi imisi 3 ntarya kuruta bya bikoko binde dusanga hano. Abantu bashitse basanga yarabuze, isi yarashize barahunga. Saravuga ati ntuwanje ikintu ngo bamenyaga namenyo gusa ko yari yarasigaye, nawe yari yabaye décomposé totalement. Saravuga ati ntuwanje jewe ungera runaka, umwana wanje arafata bizanyo zose nibikashira mu mfuko aragushingura. Rero urukundo rw'umuvyeyi ku mwana kuvuga ngo ntusangira n'umugore ngo ari mu mirembe ngo ari mu by'umwana, mon cher, habe n'Imana ishobora kukugaya, n'Imana ishobora kukugaya. Rero nta hantu waruvuze ngo ico bifasha gusangira n'umugore wawe no gusabana. Mu yandi magambo kurya uzugana n'umugore wawe hano muri Sacanga mu Shumba, no gusangira n'umugore wawe no bundi gusabana. Araza kugaruka, komeza araza kugaruka ko ndumva mu by'ukuri ibyo uvuga birumvikana, kandi ibyo uvuga nyine kuravuga nyine ukubyumva. Hari n'abandi benshi babyumva gutyo ubivuze, nyanarize ziwe kimwe kuko hari n'abandi benshi batabyumva uko ubivuze. Gusabana n'umugore ntabwo okay, nubwo wenda hari ibindi wenda bishingiyeho, ariko sintekereza kuko kuba ndasangira n'umugore zotuma mudasabana. Ikindi
ndakubwira impamvu ntosangira nawe ese ubundi kubera ko muhambukanira ngo umuco noneho tuwuce burundu oya sukuca tugumane nawe urabyemera kuko tugomba kubana umuco ikindi rero muzukuri buriya hari ibintu bimwe hari ibyo uvuze bijanye na responsabilité z'umugore ziriya zahozeho ziriho zizonahoraho kuko kandi sinzi nimba noneho tugiye gufata inshingano zacu ngo tufate n'iz'abagore mu mago ngo niho tugira umubano mwiza n'abagore yes kubera ko mwashatse kugaragaza kuko baba baremererewe cyane ibyo bakora biremereye ndetse ushatse kugaragaza kuko biruta ibyo dukora buriya biriya dukora nizo nshingano zacu nizo zireme kuri umugore ntiyo zishobora kimwe kuko ziriya ziwe naje ntiwemera ko ari byo bakora nyine bigoye abagore kuriya biriya bakora kuri jewe biragoye kimwe kuko naje biriya nkora kuri we biragoye sibyo tuvumukanye kimwe nyine ntakitagoye ariko kuzuzanya icyo bita kuzuzanya rero sinzi nimba tugiye muri ya jambo ry'uburingane ariko sibyo icyo bita kuzuzanya rero nuko akoze ziriya nshingano ze naje ngakora izanje twabihuriza hamwe muri wa muryango nicyo bita kuzuzanya nje akabazo kamubwira ngo wenda mbere yo gutanga mikoro ndanugiye nko kwitanga yego umugabo sinkawe chef w'urugo niwe chef w'urugo niwe chef w'urugo umugore akaba vice wiwe yego si umwungirije yego ni umwungirije aho utari umugore wawe ntiyo acting agomba kwasima responsibility aho ntari ntiyo ukora inshingano zawe arazikora udahari yo ukora inshingano zawe arazikora wewe iyo adahari ukora inshingano ziwe iyo adahari naje ndazikora ariko ubumve ngo iyo adahari ndazikora iyo ndahari arazikora bishatse kuvuga ngo iyo mpari ntazikora ndazikorera naje bishatse kuvuga ngo iyo ahari sinkora izi none ako sagasige ese ubundi noneho niba umubano mwiza mushaka ngo tugirane n'abagore bacu noneho twikorere n'inshingano zabo tushire ku mutwe ngo niho dushaka umubano mwiza n'abagore si ukuzikorera ahubwo mwumve ko mwese muzisangiye reka mvuge gutya turuzi buriya buri mugabo wese mu rugo rwe cyangwa buri famiye buriya bagira amasaha bariraho cyangwa se wenda uko iyo uje umushitsi buretse iyo uje umushitsi ugasanga mu wanje tujya saa 5 ntabwo uvuze ngo tubwire ngo twebwe ngo mu wanje ngo tujya saa 6 n'igice ngo none mwe mubisi biryo ngo aya masaha agere bishatse kuvuga ngo iki hari abagabo bataza basangira n'abadamu babo hari n'abagabo basangira n'abadamu babo kandi bose na bose abo basangira ntacu bibatwaye nabo badasangira ntacu bibatwaye babanye neza mugira amahoro ndandikegane ko tuja kwisoza simbizi tukugenda tugana kumusoza noneho uko ubivuze nanje gasuko naramashaka gusanga amani ukangaje mbikora wenda mu gihe biri ngombwa umugore kubana afite 80% ushobora no kuboreza ushobora gusanga ngasanga wenda atafise umwana nkaba none amubira nabi ntari mpari hari n'igihe no bampari nkabona umwana ntiyifubitse nkamutonganya n'ubundi mugore ukareba nyina kuko umhareba nyina kuko umwana ni nkaho 80% arerwa na nyina ariko bitavuze ngo wenda umugore mu gihe ari muri impossibility wenda ari kwaroza amasahani hari yacangwa ari mu bindi tugomba guhaguruka ngo wambike umwana ngo nje mu ishakoshi y'umwana ntora umwenda mwambike kameme ubwo bwuzuzanye rero jewe sinzi gucumba sinzi no guteka nange bigaragaza bikananira igitambame cyane mu buzima bwanjye ariko nzapora mbyifuza nzapora ari nige namwe teka nteke umuceri ko ndabona ari ushobora nshiramwe amazi makeya wamubaka kurya ku musenyi ariko nkaba mbyifuza urumva gucumba simbizi abantu twabanye mu mafoye n'ubuvira n'andi barabizi wabaye muri foye ukaba utazi gucumba nagaza namani bagirwa akabigenda abafite ko dufaranga n'abafite nk'inshuti zanje tubanaga usanga muri nkabarindwi cyangwa batandatu mu nzu koje restaurant ari no nigeze gwishati yanje nakuye Bujumbura kwa mwene mama wacu ari yambaye nziza nabatiye bibiri mu kunanira akiri no shati nziza nitisi bari bambaye uzumfasha gucunga mu bizanye
iyo si ruswa watanze none byari byananiye kuko impamvu nabikoze nuko nabonaga abavandimwe banitotombera kandi nkabona wenda nabatekeye nabi kwanga kubababaza nuko noneho rero ingo zacu ntizigomba kubakirwa ku kintu gusa cyitwa ngo ni umuco kuko wabivuze ubu nyine umuco wacu wa Kinyamurenge ushingiye kunga hari nk'ufite ubunyine ku mwanya wa mbere ntayo ufite buriya neza zagatera abantu gusuzugura abagore n'ibindi kwa muva mu kiraro wibana n'inka gusa hari n'abahaga agaciro inka kuruta umugore agakunda hari abagabo baruguru bakira usanga inka agaciro kuruta n'umugore wiwe siko byari bimeze wasanga nk'iyo umugore yabaga atwite cyangwa se afite inda umugabo akamusuhura yeme bari abagore bazatuba bari akazagaruka umwana ari mukuru umwana afite amezi 3 umugore ananiwe cyangwa umugore azazararaho kuko twese hamwe akenshi kubera ni igiturage nyine twese hamwe tugerageze turebe ko twosangira n'abagore mu bintu byose kugira ngo turebe kuko nibi nababwiraga ngo muguzo twazaniwe uyu muco wabiriya ni mwiza cyane kandi mugiye mwemeye ko abakristo bibiri zivuga ko umuntu wese abaye mu Kristo abaye caremwe gisho bijya byakera fini termine nayo byavuze byo kwambara amahuzu ibyo kwambara amahuzu ntabihure n'ubukristo abantu bakazatandukanya ibintu sivuze ngo abantu bambara ubusa aho umuco se uvuga ngo umuco kera bambara guruhu amahuzu jewe nemera ko umuntu agomba kwambara mu buryo bwiyubashe akikwiza n'uwambaye nabi singomba kumucira urubanza d'abord hari Adamu yagiraga ihuzu na Eva ndakubajije ibintu by'amahuzu n'ibiki ariko uyu muntu yamaze gukizwa azamenya kuko inambara ubusa ubundi bazabaho iteko ryo yazanye icaha abacu kera bashiraga abagore bashiraga utuntu bagapfuka n'abagabo bashiraga hano gusa uzi ko abagabo bakera b'Abanyamurenge yagazageza imyaka 30 umusore akibona n'umukobwa agahunga kandi bose bambaye ubusa itegeko iyo ryaje ishaka iravuka rero uyu muco wacu wa none dufite wa Bibiliya nituwukurikiza tuzabana n'isi yose amahoro tubane n'abagore bacu neza ko Bibiliya niyo yonyine iha agaciro umugore kuruta ibindi bitabo byose muri Korowani niba hano n'abayisilamu badukurikira Korowani ntiziho umugore agaciro no muri Korowani no mu ikanisa cyangwa se ese no musigiti hajya mu musigiti hagabuyemo igice cy'abagore n'igice cy'abagabo ari Isilamu ino niyo bita Sunni hari n'amaze bamwe ya Sunni n'ubundi bagira umusigiti w'abagore hakaba n'uw'abagabo hakaba naho batubakira n'abagore umusigiti kubera kubasuzugura umugabo araja mu musigiti azabwira umugore bizavugiwemo cyangwa umugore ategeye kuri mikoro Isilamu nayo rero igomba guha umugore agaciro ni igenda ikopye ku bukristo ubukristo niyo famiye y'Imana ku isi jewe niko nemera wenda tukugana kambaze docteur gutya none kubera nyine ko twageze mu kizungu tugenda tubona imico itandukanye uremera ko tugomba kugerageza kwiga iyi mico tugenda dusanga inaha imico y'abandi bikadufasha ko hariyo tugenda turejeta yacu tukagenda dufata iyo dusanga icyo kintu uremezanya naco iyo mico yindi nyine ibaho ariko siyo njewe nemera imico yindi bifashe yari myiza ni sawa usanze wenda n'urugero ugashikanda ugasanga bambara wenda n'urugero nk'abarabu ibi bintu abayisilamu bambara n'umuco w'abarabu urabona ko baba bambaye neza z'amakanzu n'amakanzu baba bikwije n'ubu nyine umunyamurenge abyambaye cyangwa se umukirisa abyambaye ntaco bitwaye kwambara ukikwiza ni byiza usanzwe umugabo cyane cyane abagore usanzwe umugore yambaye bira bintu akikwiza ariko ari umukristo ni byiza ariko kuri ubona ababyambaye bose ashobora no kuba byambaye ariko umutima wiwe ari shitani donc yambare ku gisasu donc ibintu by'amahuzu rero ibyo ntitwo bitindaho iyo umuntu yamaze kumenya ko yakijijwe cyangwa se avuka mu muryango yubashe habe natwe twigisha abana bacu kuyubaha
imico tugomba niba ngeze mu Barabu niba ngeze mu bazungu uremera ko mu Buraya hari abazungu bakicambara ingutiya harahari ibiri hano nibyo biri hariya izi nyambara usubona hano ziri Buraya ziri hano kandi si ibintu byavuye hariya oyaye ni igihe caje hano yo bitangira hariya yo bitangira urumva ariko rero tugana ku musozo jewe nshigikira abantu kuko basoma Bibiliya kuko ari igitabo cacu indangagaciro Bibiliya dukaje tugendera ariko niba waremeye tufata umuco ngo wavuze ko binenda gusa nuko umuco wacu wari ufite ibintu byinshi byiza tugomba kugumana ko kudahemuka ko kutabesha ibyo byose Bibiliya irabitwigisha tukagumana na bindi byiza tukabivanga n'ubukristo tukabaho ariko icyo tubona kitari ciza nkuko kuvuga ngo kurane n'umugore kabikura murakoze so turasoje ikiganiro cyacu reka dushimire mwebwe tubabanye muri iki kiganiro mwafashe umwanya munini mubana natwe turabashimiye cyane kandi ndashimira abagenzi banje twabanye muri kiganiro Dr Mugisha kuva kuri Insobeko TV ndetse na Evangeliste Karegeya kuva ku ijwi ry'umurenge njewe ni Cubala Alexis n'abandi kuva ku Runga TV turabashimiye kandi nakagaruka